tubonye ingero z'ukuntu mu isi hagiye habaho itorero ryemewe n'isi ariko ritemewe n'Imana. Nanone ku rundi ruhande itorero rishobora kuba ryemewe n'Imana ariko ritemewe n'isi. Zwingli yasubije yiregura avuga ko yigishije ubutumwa bwiza i Zurich mu gihe cy'imyaka 4, bityo muri uwo mujyi wa Zurich akaba ari wo wari ufite utuje kandi urimo amahoro kurusha indi mijyi yose y'izo ntara. Amen. Zwingli umujyi utuje ufite amahoro kurusha izindi ntara, indi mijyi yose yo mu ntara. Ngo kuko ubutumwa bwiza bwahageze. Yego. Yaravuze ati none se ntabwo ubukristo ari bwo murinzi ukomeye utuma muri rusange habaho umutekano. Amen. Baravuze ngo ubukristo nyakuri si ukubarirwa mu idini, kubatizwa cyangwa guhazwa, kubahiriza imihango yo kubaha Imana, ahubwo kuba umukristo ni ukwakira Kristo mu mibereho yawe akagukoresha ibyo we yagakoze ari hano ku isi. Imico yawe igahindurwa no kwihana no kwatura, bigatuma uba mu mirimo y'umwijima n'ububata bwa Satani. Abantu bose bakakubera abavandimwe ukunda. Hati igihe itorero ryabonaga ko ridafite imbaraga y'urukundo, ryashakaga amaboko ku butegetsi bw'isi kugira ngo burifashe gucengeza inyigisho zaryo zo guhatira abantu kumvira amategeko yaryo. Yego. Ngo iki? Hakabaho akarengane. Aha niho hari ibanga ry'amategeko yose y'idini yagiye ashyirwaho, kandi ni naryo banga ryose ryo gutoteza no kurenganya kose kwabayeho kuva mu gihe cya Abeli ukageza mu gihe cyacu. Yego. None se ni ukubera iki abantu bayobywa bagakora ikintu kinyuranye n'icyo Bibiliya ibaburira ngo ntibagikore? Impamvu ni uko batewe umugongo inama y'Imana baherewe mu ijambo ryayo, maze bagakomeza inzira yabo yo guhanga gukiranuka. Imana yashimishwa no kubona abantu 6 bahindukiriye ukuri by'ukuri ari umusaruro uvuye mu mihati yabo, kuruta ko haboneka abantu 60 bavuga ko bemeye ukuri ku izina gusa nyamara batarahinduka rwose. The church is very precious in God's sight. Itorero ni iry'agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Imana igituma iriha agaciro ntabwo ari ibyo rifite bigaragara inyuma, ahubwo Imana ikirihera agaciro ni ukwera kumaramaje kuritandukanya n'isi. Imana iriha agaciro nuko abizera baryo bakomeza kugwiza ubumenyi mu kumenya Kristo according to their progress in spiritual experience, bitewe n'amajyambere y'iryo torero mu bunararibonye bw'iby'umwuka. A congregation may be the poorest in the land. Iteraniro ubwo bari kuvuga rya torero. Yego. Rishobora kuba ku butaka mu gihugu ari bo bakene, ari abakene The poorest kurusha abandi bose. It may be without the attraction of any outward show. Mu bigaragara inyuma rishobora kuba nta gikurura bafite. But if the members possess the principles of the character of Christ, ariko iyo abizera bagize iryo torero bafite amahame y'imico ya Kristo, they will have his joy in their souls. Bazagira umunezero wa Yesu mu mitima yabo. Angels will unite with them, bazabana naryo in their worship. Mu kuramya kwabo, mu gusenga kwabo, abamarayika bazaja baza babane naryo baramye bari kumwe naryo. The praise and thanksgiving from the grateful hearts will ascend to God as the sweet oblation. Ati amasengesho yabo, guhimbaza kwabo n'amashimwe yabo bivuye mu mitima inyuzwe ishima, bizazamuka ku Mana bimeze nk'umubavu uhumura neza. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru.
y'Imana. Noneho mu gitabo cy'intambara ikomeye nanone ku rupapuro rw'130 ubwo witwa Zwingli ni umugorozi mu bagorozi ba mbere yari ari kubwiriza ubutumwa mu Busuwisi, ageze mu mujyi w'ahantu bita Zurich, ngo bamwohereje inzandiko zimubuza kujya kubwiriza. 130 intambara ikomeye. Yego, reka mpere ku 130. Ubugorozi bwateraga imbere buhoro buhoro mu mujyi wa Zurich. Abanzi babwo barakangutse maze babuhagarika, maze bahagurukira kuburwanya bivuye inyuma. Mu mwaka umwe mbere y'icyo gihe niho umupadiri Wittenberg yari yaravukiye i Worms imbere ya papa n'umwami w'abami ati, nibwo yari yaravugiye i Worms imbere ya papa n'umwami w'abami ati, oya, none ibyagaragara byose byasaga n'ibyerekana kurwanya amabwiriza ya papa kugiye kuba i Zurich nk'uko byabaye i Worms. Ubwo i Worms ni Martin Luther wari warahabwirije. I Worms Zwingli yatewe inshuro nyinshi. Aho ubupapa bwabaga bwiganje uko ibihe byagiye biha ibindi, abantu bayobotse ubutumwa bwiza bajyaga bicwa urupfu rubi. Ariko ibyo ntibyari bihagije. Uwigishaga ibyo bitaga ubuyobe yagombaga gucecekeshwa. Ni Zwingli wabwirizaga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Muri ubwo buryo umwepiskopi w'i Constance yoherereje intumwa 3 mu nama y'i Zurich zirega Zwingli ko yigisha abantu kwica amategeko y'itorero, bityo bikaba biteza amahoro make n'imvururu mu bantu. Bagiye kubarega yuko ibyo ari kwigisha binyuranije n'amategeko y'itorero. Bishatse kuvuga yuko iri torero ryari ririho, ariko ibyo Zwingli yigisha bidahuje na gahunda y'itorero. Umva ukuntu bivuze. Ubwo ngeze hakujya, uwo mwepiskopi yongeyeho ko niba ubutegetsi bw'itorero busuzuguwe, ingaruka yabwo ni yuko abantu bose baba ibyigenge. Zwingli yasubije yiregura avuga ko yigishije ubutumwa bwiza i Zurich mu gihe cy'imyaka 4, bityo muri uwo mujyi wa Zurich akaba ari wo wari ufite utuje kandi urimo amahoro kurusha indi mijyi yose y'izo ntara. Zwingli umujyi utuje ufite amahoro kurusha izindi ntara, indi mijyi yose yo mu ntara. Ngo kuko ubutumwa bwiza bwahageze. Yaravuze ati, none se ntabwo ubukristo ari bwo murinzi ukomeye utuma muri rusange habaho umutekano? Izo ntumwa zasabye abajyanama gukomeza kuba mu itorero, zikavuga ko hanze yaryo nta gakiza gahari. Ubwo iryo torero ryavugwaga ni itorero Gatulika muri icyo gihe. Ngo izo ntumwa za papa zigishaga yuko ngo kuguma mu itorero nibyo byiza, ngo kujya hanze y'itorero ngo nta gakiza gahari. Zwingli yavuze ko ayo magambo y'izo ntumwa ati, iki kirego kiye kubatangaza. Urufatiro rw'itorero ni cya gitare Kirisitu we wahaye Petero izina kuko yamuhamije nk'uko ari. Umuntu uwo ari we wese wo mu mahanga yose wizera umwami Yesu n'umutima we wose, Imana iramwemera. Umuntu uwo ari we wese mu mahanga yose uko yaba ameze kose apfa kuba yizera umwami Yesu n'umutima we wose, Imana iramwemera. Mu by'ukuri aha niho hari itorero, kandi hirya yaryo nta muntu ubasha kuhakirizwa. Ubwo agakiza gashingiye ku kwizera Yesu n'umutima wawe wose, ukayoboka ibye utavanzeho iby'abantu. Hepfo haranditse ngo abantu muri iyo nama banze kugira icyo bakora kirwanya Zwingli,
bityo Roma itegura igitero gikaze cyo kurwanya Zwingiri. Ubwo Zwingiri yamenyaga ubugambanyi bw'abanzi be, yaravuze ati nimubareke baze, mbatinya nk'uko ibitare byo ku nkombe bitinya imivumba iza ibyisukaho. Umuhati wabo banyamadini nta kindi wagezeho uretse gutuma umurimo bashakaga gusenya waguka. Ukuri kwakomeje gukwira hose. Ubwo kumwe bavuga ngo ntacyo ushobora gukora ngo urwanye ukuri keretse kukugwanirira. Mu Budage aho abari barayobotse ukuri bakaba bari baciwe intege n'urupfu rwa Luteri, ubwo babonaga iterambere ry'ubutumwa bwiza mu Busuwisi bongeye kugarurwamo ubuyanja. Ubwo muri ibyo dumaze gusoma, mu gihe cya Zurich uwitwa Zwingiri mu Busuwisi ari kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu, yigishaga itorero ryemewe n'isi, ryemewe n'ubutegetsi ryo ku ruhande, ryarwanyaga ibyo Zwingiri yigisha. Zwingiri akigisha yuko itorero ryemewe n'Imana ari rishingiye kuri Kirisitu, amahame yaryo akaba yizera Kirisitu n'ijambo ryayo ritagabanije, batongereye batagabanije ku bya Kirisitu. Zwingiri akigisha yuko hanze no kwizera Yesu iwe zina rutare agakiza kabonerwamo, nta mutekano uhari, nta gakiza gahari hanze y'urwo. Kiliziya Gatolika yigishaga ngo kugira ngo ubone agakiza nuko wifashisha Mariya mutagatifu udusabire twebwe abanyabyaha. Zwingiri kwigisha ati oya, Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina mu isi dukwiye gukirizwamo usibye ibya Kirisitu wenyine. Uko kudahuza, iryo torero ryo ku isi ryemewe n'isi ntiryari ryemewe n'Imana. Ariko Zwingiri itorero yashakaga yigishaga ibyaryo aryamamaza ntiryari ryemewe n'isi. Bararigwanya, bararihiga, bakaryica, ariko Imana igenje gute? Iryemeye. Ariko ngo abantu ngo mu Budage ngo bumvishe yuko ngo ubutumwa bwiza buri kugenda bugira hirya, ngo abantu basubizwamo iki? Basubizwamo ubuyanja. Muri kino gatabo kitwa intego y'itorero ry'ukuri, paje yabo ya 4, baretse ngo kwigisha ubukristo nyakuri. Baravuze ngo ubukristo nyakuri si ukubarirwa mu idini, kubatizwa cyangwa guhazwa, kubahiriza imihango yo kubaha Imana, ahubwo kuba umukristo ni ukwakira Kristo mu mibereho yawe, akagukoresha ibyo we yagakoze ari hano ku isi. Imico yawe igahindurwa no kwihana no kwatura, bigatuma uva mu mirimo y'umwijima n'ububata bwa Satani. Abantu bose bakakubera abavandimwe ukunda. Noneho ibi rero nibitwereka yuko mu by'ukuri kwemerwa n'isi bitandukanye. Ushobora kwemerwa n'isi, ubwo iyo tuvuze isi ni ukuvuga ab'isi, abantu, ubutegetsi, rubanda nyamwisi, mbese ibyo abantu, imbaga nyamwinshi ishimye, yemera, imenyereye, ukibwira uti koko n'Imana irabyemeye, nyamara bihabanye cyane nk'uko ijuru n'isi bihabanye n'iby'Imana yemera. Niyo mpamvu rero buri wese aba akwiriye gushishoza kugira ngo nyine atayoba. Hari akantu gatoya, abahirwa ni bande urabagira? Yego. 84 agatabo kitwa abahirwa ni bande, ngo iyo itorero ngo noneho hari ikintu bavuze mwene data mu gatabo kitwa abahirwa ni bande, paje 84 bari barimo kuvuga ngo iyi itorero risanzwe ririho ariko rikisanga ryemewe n'isi, ryemewe n'ubutegetsi. Abahirwa ni bande 83. Murakoze ndakosoye 83. Mwumve iyi ubundi inama y'umugabo wo guhamya ivugwa mu Byahishuwe igice cya 3 kuhera ku murongo wa 14 ku butumwa bwandikiwe abanyalaodikiya, iravuga ngo ungureho ibiki bitatu. Ni umuti wo gusiga ku maso kugira ngo isoni z'ubwambiro zawe umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke.
umwenda wera kugira ngo uhishe isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, n'izahabu yatunganirijwe mu ruganda kugira ngo ube umutunzi. Utunze zahabu ntiwaba uri umukire. Yego, ngo Abanyawodokiya baravugaga ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, kandi ahubwo Imana ibona ngo iryo torero ari umutindi wo kubabarirwa, ari n'umukene ndetse yambaye ubusa. Imana imugira inama yo kugura. Bo bibona yuko babona ko bafite ubutunzi, bafite ibyo byose, icyubahiro, bakungahaye muri ibyo byose, kandi ahubwo n'ibindi. Ariko Imana ikababona yuko ari abatindi bo kubabarirwa, ikabagira ya nama ngo noneho ngo ku ngingo yivuze ngo izahabu, byaravuzwe ngo ni urukundo no kwizera. Urwo rukundo Imana iri kubona mu itorero rudahari. Urwo rukundo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ngo none icyo kintu bita urukundo, iyo mbaraga yitwa urukundo, iyo iri mu itorero, niho iryo torero riba ryemewe nande? N'Imana. Noneho ngo itorero ribuze urukundo, dore uko bigenda. Igitabo giti igihe abantu bahaye intebe umwuka wo kuregana, igihe abantu bahaye intebe umwuka wo kuregana, ntibanyurwa no kwerekana ikibi bakeka kuwo barega. Bakakurega ibintu, ariko icyo bakurega ntikibe gisobanutse ngo bakikwereke. Iyo badashoboye kumukoresha icyo bifuza ko gikorwa muri ubwo buryo bworoheje, noneho bashaka uburyo bwo kumutuka, bwo kumuhata. Bashaka uburyo bwo kumuhata. Bakora uko bashoboye kose kugira ngo bahatire abantu gufatanya nabo ibitekerezo byabo by'icyo batekereza ko gikwiye. Ibyo ni by'Abayuda bakoze mu gihe cya Kirisitu, ari nacyo itorero ryakoze igihe cyose ryaburaga ubuntu bwa Kirisitu. Iyo itorero ribuze ngo ubuntu bwa Kirisitu, mu kuvuga ngo mu itorero iyo harimo ubuntu bwa Kirisitu, abantu bararikunda. Ariko itorero ribuze ubuntu bwa Kirisitu, abantu ntibongera kurikunda. Baba batarikunze, rigatangira guhata abantu ngo mu nkundi. Bikagenda gute? Ubwo urufatiro ni Kirisitu. Kandi iyo atari aho yego, nta mahoro haba. Ariko iyo ari aho niho amahoro aza. Yego. Noneho iyo ahabuze, abanyamadini cyangwa se bafite nyine iyobokamana muri rusange ibuze icyo kintu, ihatira abantu nyine kuyumvira. Ni nayo mpamvu buriya ujya ubona abantu bavuga ngo cyewe ngo abantu banjye, urumva nabe ntabwo ari aba Yesu. Kuko aba Yesu nta nubwo wabarwanira, ahubwo wareka Imana ikirwanirira. Buriya ujya ubona niyo abantu bari kubwiriza abantu, haravuga ati ntimugatega amatwi abo bantu. Nyamara abantu ntabwo ari abawe, ahubwo abantu ni ab'Imana. Ukwiriye kubaha umudendezo wo kugira ngo kumva, mugerageze byose, mugundire ibyiza, bagira amahirwe nk'abibero yabo kumva bumve, ariko bigishe gucencura ngo bagenzure iby'ukuri, bari byo bayoboka, bagundire ukuri. Hepfo ngo ibyo ni by'Abayuda bakoze mu gihe cya Kirisitu, ari nacyo itorero ryakoze igihe cyose ryaburaga ubuntu bwa Kirisitu. Aya magambo noneho uyumve nawe mwene data, noneho abantu bayiteho. Hati igihe itorero ryabonaga ko ridafite imbaraga y'urukundo, ryashakaga amaboko ku butegetsi bw'isi kugira ngo burifashe gucengeza inyigisho zaryo zo guhatira abantu kumvira amategeko yaryo. Ngo iki? Igihe itorero ryabonaga ko ridafite imbaraga y'urukundo, ryashakaga amaboko ku butegetsi bw'isi kugira ngo burifashe gucengeza inyigisho zaryo zo guhatira abantu kumvira amategeko yaryo. Ubwo muri make ubutegetsi, dore ukuntu bigenda. Iyo itorero ribuze imbaraga y'urukundo, imbaraga y'urukundo niyo ituma abayoboke biyongera. Oya, abo bayoboke reka tuhagire. Abo bayoboke biyongera kuko mu itorero harimo imbaraga y'urukundo. Gute?
itorero rya Kristo rirangwa n'urukundo, aho icya cumi n'amaturo bifasha abakene n'imfubyi n'abapfakazi, bakagaburira abashonji, bakambika abambaye ubusa, abafite bagafasha abadafite. Iyo mbaraga y'urukundo iri mu itorero, itorero abantu bararikunda, bakariboneramo umugisha, kuko bakabona ko hari irya Kristo koko. Bari kugaburira abashonji, abafite bagaha abadafite, atari ugufasha abakomeye. Noneho ngo igihe iyo torero ryaburaga imbaraga y'urukundo, mwene data, abantu barivagaho. Noneho abantu itorero rikaba ryemewe n'ubutegetsi bw'isi, ariko Imana itaryemera, ariko kuko ridafite imbaraga y'urukundo, yayindi ya zahabu yatunganijwe mu ruganda, ngo itorero ikintu ritarikora, rihita ryiyunga, kuko rihita ryifashisha amaboko y'ubutegetsi bw'isi ngo barenganye abantu. Ariko ngo iyo ubutegetsi bw'isi bwivanze mu iyobokamana, aba ari ukugira ngo ubutegetsi bw'isi buba buhindutse igikoresho cyo kugira ngo abantu bagarugwe ku dini, ariko rya dini kuko ryihunze n'iki? N'ubutegetsi bw'isi. Ubwo ubutegetsi bwa leta mu isi buba ari igikoresho cy'idini. Bitewe n'uko iyo dini, aho turahaza kuhagera gatoya, hepfo haravuze ngo hakabaho akarengane. Aha niho hari ibanga ry'amategeko yose y'idini yagiye ashyirwaho, kandi ni naryo banga ryose ryo gutoteza no kurenganya kose kwabayeho kuva mu gihe cya Abeli ukageza mu gihe cyacu. Aha niho hari ibanga ryo kurenganya. Akarengane ubundi kaza gute? Igihe Kayini yanze gukora iby'Imana ishaka, yari yashyizeho, Abeli we akabikora, Kayini yararakaye. Harakaye, hagurukira murumuna we Abeli, agira gute? Aramwica. Ngo ibyo rero bizakomeza kuzageza Yesu agarutse. Siko dusomeye hariya, niko nyandiko ivuze. Hano muri iki gitabo nacyo n'amagambo ajya gusa nkayo umaze kutubwira, Daniel n'ibyahishuwe page 444, baranditse ngo ntihakagire utekereza ko twifuza kugaragaza mu buryo ubwo ari bwo bwose amakosa ari mu mico y'abantu bari muri iki gikorwa. Ni abantu bari ku rwego rwo hejuru mu mico mbonera, bashakana umutima utaryarya uburyo igihugu cyagubwa neza, kandi bakagerageza batabeshya gukumira no kuvana ibibi bigerageza gucengera mu miryango mugari w'abantu. Nta muntu washidikanya ko umurimo wabo uzazana umusaruro mwiza mu buryo bwinshi. Tubifuriza kugera ku ntego mu murimo wabo wo kwigisha abantu kwirinda, gukuraho intambara, kurinda urubyiruko n'indi migambi y'igikundiro imeze ityo. Kubera ko ibintu bimeze gutya ari byo abakristo bose bagomba guharanira no gusabira. Si byiza? Hepfo, none se ni ukubera iki abantu bayobywa bagakora ikintu kinyuranye n'icyo Bibiliya ibaburira ngo ntibagikore? Impamvu ni uko batewe umugongo inama y'Imana baherewe mu ijambo ryayo, maze bagakomeza inzira yabo yo guhanga gukiranuka n'ubwami bw'Imana, yo guhanga gukiranuka n'ubwami bw'Imana mu isi mu buryo bwabo. Basuzuguye imigabane ya Bibiliya ivuga iby'ubuhanuzi, kandi ari ishobora kumenyesha umuntu urwego intambara iri hagati y'ubwami bwa Kristo n'ubwami bwa Satani igezeho mu gihe arimo. Turi kugendana n'uburyo ashobora gufatanya n'ubutabazi bw'Imana mu minsi agezemo. Baretse kugirana umushyikirano n'umuyobozi wabo wo mu ijuru, n'uburyo ari gukoresha muri iki gihe kugira ngo ubwami bwe bujye mbere mu isi. Hari ikosa rero mu myumvire yabo ku bijyanye n'ubwami bw'Imana bugiye kuza. None bari gushaka ubwami buvanze n'ibintu bimwe byo mu isi, bagashaka ko bwimikwa hifashishijwe ibikoresho byo mu isi nk'amajwi y'amatora, amategeko ndetse n'uburezi. Aya magambo ari kumvikana? Ndihutira hirya. Igihe cyose rero ibintu bimeze bityo, ntibitangaje ko abakorera mu cyerekezo gihabanye n'ubushake bw'Imana. Ikosa ryo kunanirwa kumvira no kutemera kuyoborwa n'amabwiriza yo mu ijambo ry'Imana
ni ikosa ryageza umuntu ku rupfu. Iyo abantu banze kuyobogwa n'amabwiriza agenga ijambo ry'Imana, ngo ni ikosa ryageza umuntu hehe ku rupfu. Uko itorero rishobora kugira ishyaka rirushijeho kuba ryinshi, nyamara ryavuye mu nzira y'ukuri, ahubwo rikikurikirira inzira ipfuye, niko ibyo rizangiza bizarushaho kuba byinshi. Hepfo baranditse ngo intumwa Pawulo yerekana igihe abantu bashobora kuba bafite ishusho yo kubaha Imana, nyamara bahakana imbaraga zako. Tubabazwa cyane no kubona itorero ry'abaprotestanti riri kugira uruhare mu gusohora kw'iyi shusho ya gihanuzi. Imirimo igaragara inyuma yo gusenga k'ukuri kw'abakristo ikomeza kubaho, nyamara nta mbaraga y'Imana ihari. Igihe hariho kuzimiza imbaraga z'Imana, amatorero ahindukirira leta ku bwinshi kugira ngo iyahe ibyo adafite. Ndasubiramo, igihe hariho kuzimiza imbaraga z'Imana, amatorero ahindukirira leta ku bwinshi kugira ngo ayahe ibyo adafite. Igihe babuze umwuka w'Imana, igihe urukundo rwa Kristo, igihe babuze kwicisha bugufi, igihe batakiri kugendera kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuko Yesu yarababwiye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, Yohana 8:31, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzatubatura. Noneho igihe rero ibyo byose babyirengagije, bahindukirira babura imbaraga, bamara kubura imbaraga ngo bagahindukira leta kugira ngo bibahe icyo badafite. Icyo ngicyo ni rwa rukundo. Ni ubuhamya buboneka mu mateka yose ku rwego rumwe ko igihe umuryango w'itorero ukunzwe na benshi kandi ukaba ukomeye, iyo utakaje umwuka n'imbaraga by'Imana, ushakira ubufasha mu ntwaro za leta, amaherezo idini igahinduka umugabane umwe mu butegetsi bwa leta. Kandi mu gihe Imana yashyiraga, ubundi leta ni umukozi w'Imana ariko ushinzwe inshingano zihabanye n'itorero. Itorero ni umukozi w'Imana ushinzwe inshingano z'iby'umwuka, mu by'umwuka mu itorero. Izo nshingano zaho icyaha, indwara n'umubiri n'ubukene, ni inshingano z'itorero. Ni uko amadini yayirengagije, ariko abantu bose mu isi bagakijijwe. Noneho leta ikaba nayo umuyobozi washyizweho n'Imana, ushinzwe utwaye inkota kandi atayitwariye ubusa, ushinzwe guhana abishi, ni ukurinda umutekano w'ibigaragara, hatagira uwigaragambya akarengana mugenzi we, nkaza nkakwiba, nkaza nkakugira ute, ubirenzeho nuko nguko ngo ntatwarire inkota ubusa. Agakwiriye kugira inshingano ye, n'undi akagira iye, ariko zose zikaba bose bakaba bari abakozi b'Imana. Icyo dutindaho ni icyo abantu batajya baha agaciro. Ntabwo nk'uko itorero, idini ntabwo byari kwiye kwivanga mu nshingano z'itorero. Ntabwo zari kwiye kwivanga mu nshingano z'ubutegetsi bw'isi. Ni nako ubwo ni mu isi hose, ni mu isi hose, birumvikana, mu isi hose, buri kiremwa cyose cyo ku isi, ibihugu birenga 200 biri ku isi, iby'iyobokamana bashinzwe itorero ntibari bakwiye kwinjira na gato mu by'ubutegetsi bw'isi. Ni nako n'ubutegetsi bw'isi inshingano yabwo idakwiye guhura n'iy'itorero. Abo kuko bose ari abakozi b'Imana, uwarenze ku nshingano ye azabihanirwa n'Imana, kuko ari Imana yabangaje ikabaha inshingano. None se urumva, nge nawe umubyeyi wacu aguhaye ati wegenda ukore ibikorere muri iyi area, muri aka gace, this angle ukorera ahangaha, nawe ugenda ukorera, bugacya nkaza kuguha amabwiriza y'ukuntu uragenza gute, kora gutya, cyangwa se bugacya nkaza kukubaza amabwiriza y'ukuntu nkorera data. Nta kibazo naba mfite, mba ndi guta inshingano. Ntabwo ari wowe ukwiye kumpa amabwiriza y'ukuntu nkorera Imana, kuko si wowe wantumye. Nanjye ntabwo nkwiye kuguha amabwiriza y'ukuntu ukorera Imana,
ahubwo twese mu muntu wese muri firidi yisanzemo akwiye gukorera Imana akiranutse. iyo bikozwe neza besha isi amahoro, kuko n'ubundi ubwami mu Isiraheli bwari buriho bubereyeho kureberera rubanda, ariko idini naryo rikaberaho nyine kugira ngo imitima nayo ihugukire Imana. Mbese bombi bagombaga kuzuzanya, kandi ishyanga ryabaga rikomeye iyo byabaga bimeze bityo. Iyo umwami yabaga yubaha Imana n'abahanuzi, amahoro yabaga mu Isiraheli. Habaga umwami ni kuri politike, hakabaho noneho n'abahanuzi b'Imana mu by'iyobokamana, abahanuzi n'abatambyi, igihugu kikagubwa neza, amahoro akaboneka. Yego. Noneho tugana ku ngingo, ku kantu gaheruka wenda turavugaho bikeya, ndavugaho bikeya, nawe nimba hari ibyo ufite uravugaho uraza kukabivugaho. Tumaze kubona yuko tubonye ingero z'ukuntu mu isi hagiye habaho itorero ryemewe n'isi ariko ritemewe n'Imana. Nanone ku rundi ruhande itorero rishobora kuba ryemewe n'Imana ariko ritemewe n'isi, aho twayikomeje kuhakomoza. Ndasoma inyandiko ebyiri, imwe ndayisoma mu gitabo cyitwa Christ Object Lessons, ni ku rupapuro ku rupapuro rwa 298. ndasoma amagambo akurikira yanditse ngo: The church is very precious in God's sight. Itorero ni iry'agaciro gakomeye mu maso y'Imana. He values it not for its external advantages. Imana igituma iriha agaciro ntabwo ari ibyo rifite bigaragara inyuma, but for the sincere piety which distinguish it from the world. Ahubwo Imana ikirihera agaciro ni ukwera kumaramaje kuritandukanya n'isi. He estimates it according to the growth of the members in the knowledge of Christ. Imana iriha agaciro bitewe n'ubumenyi no gukura nuko abizera bayo bakomeza kugwiza ubumenyi mu kumenya Kirisitu, according to their progress in spiritual experience, bitewe n'amajyambere y'iryo torero mu bunararibonye bw'iby'umwuka. Hepfo haranditse ngo a congregation may be the poorest in the land. Iteraniro, ubwo bari kuvuga rya torero, rishobora kuba ku butaka mu gihugu ari bo bakene, ari abakene kurusha abandi bose, nta na bodaboda bafite, nta matungo, nta gahene, ari abakene. It may be without the attraction of any outward show. Mu bigaragara inyuma rishobora kuba nta gikurura bafite. But if the members possess the principles of the character of Christ, ariko iyo abizera bagize iryo torero bafite amahame y'imico ya Kirisito, they will have his joy in their souls. Bazagira umunezero wa Yesu mu mitima yabo. Angels will unite with them, bazabana naryo in their worship. Mu kuramya kwabo, mu gusenga kwabo, abamarayika bazaja baza babane naryo, baramye bari kumwe naryo. The praise and thanksgiving from the grateful hearts will ascend to God as the sweet oblation. Ati amasengesho yabo, guhimbaza kwabo n'amashimwe yabo bivuye mu mitima inyuzwe ishima, bizazamuka ku Mana bimeze nk'umubavu uhumura neza. Aho ni mu gitabo cyitwa Christ Object Lessons ku rupapuro rwa 298, ni les paraboles de Jésus, ni imigani ya Kirisitu. Indi nyandiko ntasiga kuri
iyi ngingo yitwa itorero ry'Imana bashobora no kuba ari abakene isi batanemewe ibintu nk'ibyo, ariko kuko ngo mu mitima bafite imico ya Kristo abamarayika akaba aribo baza kwibanira nabo. Hepfo hano baravuze ngo God has a church, Imana ifite itorero. It is not a great cathedral. Ndi gusoma igitabo cyitwa The Upward Look cyanditswe mu 1982 ni ku page ndi gusoma ya 315 haranditse ngo God has a church, Imana ifite itorero. It is not a great cathedral, neither is it the national establishment, neither is it the various denominations. Imana ifite itorero. Iryo torero ry'Imana ntabwo ari za katedrale z'ibitabashwa. Oya, ubwo ariko abandi basengera mu kikatedrale bababona ari amena sawa. Soma muri Mateyo 24 urahasanga ngo Yesu asohoka mu rusengero ngo akigenda ngo abigishwa ngo batangira kumwereka imyubakire y'ugo rusengero. Bari bafite ubwibone ngo ariko bushingiye ngo kukuntu iyo nyubako ya rusengero rw'akataraboneka, bishimye banezerewe ngo babone Yesu ntari kubiha agaciro. Noneho ngo ntari katedrale zikomeye z'ibitabashwa, neither is it national establishment, ahubwo ntasi n'itorero ryemewe n'ubutegetsi ryashyizweho n'ubutegetsi, neither is it the various denominations, hoya sinamatorero atandukanye, sinamadini atandukanye, ahubwo it is the people who love God and keep his commandment. Ahubwo n'abantu bakunda Imana kandi batitondera amategeko yayo. Kuko Imana yaravuze muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 20 ngo where 2 or 3 are gathered together in my name, aho babiri cyangwa batatu bazaba bateraniye mu izina ryanjye, they are mine in the midst of them, nanjye nzaba ndi hagati muri bo. Where Christ is, aho Kristo ari, even among the humble few, bashobora kuba ari mu bantu bake ariko bicishije baciye bugufi. This is the Christ church. Iri ni ryo torero rya Kristo. For the presence of the high and the holy one who inhabits eternity can alone constitute a church. Ngo kuhaba kwa Yesu wa wundi ushobora byose ukomeye nibyo bihagize itorero ry'Imana. Ikirigize itorero ry'Imana, iyo institution, icyo kigo, iyo tsinda, ikirigize itorero ry'Imana nukuhaba kwa Yesu. Kuba Yesu ari muri bo. Ibaye muri bo gute? Ni mu nkunda mukitondera amategeko yanjye, neza asaba data abaho umufasha wo kubana namwe, niwo mwuka wera w'ukuri kwabisi bamuhawe kubatamurora. Amen. Hepfo where 2 or 3 are present who love and obey the God's commandments, aho babiri cyangwa batatu bari ariko bubahiriza amategeko y'Imana. Ibi ni biranga itorero ry'Imana. Abantu aho babiri cyangwa batatu bari babiri cyangwa batatu byerekana yuko itorero rishobora kuba ritemewe n'isi ariko ari babiri bahuje umugambi wo kubaha Imana bakaba ari bo b'Imana. Aho babiri cyangwa batatu bateraniye ariko bubahiriza amategeko y'Imana, Jesus there presides, Yesu abahari ari kumwe nabo. Itorero rikwiye kumva yuko kuba ritari gushimwa n'isi ariko ripfa kuba ryubahiriza amategeko y'Imana kandi rifite kwizera kwa Yesu, iryo rikunda Imana rikubahiriza amategeko y'Imana, ridashaka byandi twasonye mu ntambara ikomeye, gushaka kwemerwa n'isi, gushaka icyubahiro, gushaka inyungu z'isi, ubutunzi, ngo ibyo bituma gihakana Yesu. Ariko gukunda Imana bakagera ikirenge mu cya Yesu, bakamamaza ubutumwa bwiza, bakaba biteguye kubwiriza ukuri ku giciro icyo ari cyo cyose, bibagira itorero ry'Imana. Hepfo ngo let it be in the desolate place of the earth, aho baba baherereye hose mu gace hano mu isi, in the wilderness, yaba mu butayu,
in the city and closed in the prison wall, mu mijyi mw'imbere mu byumba bya za gereza naho haba mu itorero ry'Imana. Aya magambo arakomeye kuko hari babandi bakunda Imana kandi bakitondera amategeko y'Imana. Reka muvandimwe zirikana ko hari habuze aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, aho ntabwo bigeze bavuga ngo ni mu rusengero, ni wakwibaza bose ni he Imana yavuze he. Nukuvuga ngo naho abo 2 cyangwa 3 bari ubahanga turi twicaye gutya, Imana iri kumwe natwe turi kugendana. Rero haba ari mu rugo aha twicaye, haba ari mu gisigiti twicaye turi kuganira ijambo ry'Imana, Yesu aba ari kumwe natwe igihe turi mu by'Imana kandi koko duhuje n'umwuka w'Imana. Icyo gihe tuba turi itorero ry'Imana kuko barerekanye ngo 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Urakoze cyane. Rero ntibigizwe n'ubwinshi bw'abantu wenda ku byo abantu babibwira, ariko ubuke bw'abantu bwubahisha Imana. Mu gitabo mfite hano cyitwa Ivugabutumwa 247 niho banditse amagambo avuga ngo 247 banditse amagambo avuga ngo Imana yashimishwa no kubona abantu 6 bahindukiriye ukuri by'ukuri ari umusaruro uvuye mu mihati yabo, kuruta ko haboneka abantu 60 bavuga ko bemeye ukuri ku izina gusa nyamara batarahinduka rwose. Imana yakushimira kubona abantu 6 bahindukiye by'ukuri ikabishimira, kuruta uko yabona abantu 60 batigeze bagira gute. Noneho ubwo nukuvuga ngo ubuke cyangwa se ubwinshi bw'abantu, abantu bashobora kuba benshi ariko batubaha Imana. Kuko iyo witegereje mu gihe cyo kurimbuka kw'abantu bari batuye mu gihe cy'umwuzure, ubona mu gitabo cy'Itangiriro 6 atwereka uburyo abantu bari benshi, ariko Imana ngo yitegereje ngo isanga imitima no kwibwira kwaba ari kubiteka ryose, Imana igamburira kubarimbura. Hano haravuze ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa abana b'Imana, bareba abakobwa b'abantu ari beza, barobanuramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati barongoramo batoranije bose. Urakoze cyane. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazakomeza kurwanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, ariko reka nabite ku murongo wa 5. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsebe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose naremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Muvandimwe, tubona ko muri iki gihe cy'umwuzure abantu koko harimbutse abantu benshi, harokoka abantu 8, Nowa n'abahungu be 3 n'abakazana be 3. Ubwo na Nowa n'umugore we ubwo n'abantu 8 barokotse. Mu by'ukuri rero nekerekana yuko abantu ubwinshi bw'abantu ni bwiza igihe buri kubaha Imana, ariko igihe butubaha Imana ntabwo byabuza bake kwitwa itorero cyangwa se abana b'Imana. Ubwo buke bwabo Imana irabwemera, bona nubwo butabwemewe n'iki n'abantu nyamwinshi cyangwa se na leta z'isi, ariko bakabemewe n'Imana. Yego. Barakomeza dusoza ano magambo aravuze ngo the glory of God has penetrated the prison walls. Ubwiza bw'Imana bwajyaga bwahuranya bukinjira bugacengera no mu byumba bya bikinjira no mu byumba bya za gereza, flooding with the glorious beams of heavenly light the darkness dungeon. Ati imirasire mvajuru, imirasire y'umucyo w'Imana ikahuranya igenda imirasire y'ubwiza bw'Imana mvajuru bukagenda byahuranya nk'umuvumba cyangwa se flood, nk'umwuzure, bikahuranya bikagenda mu byumba bicuzemo umwijima. His saints may suffer
abana b'Imana, abera b'Imana bashobora kubabara, but their sufferings will, like the apostle of the old, spread their faith and win souls to Christ who glorify his holy name. Abera bayo bashobora kubabara, ariko uwo mubabaro wabo neza kimwe n'intumwa ya kera, ubwo ni Pawulo, kimwe n'intumwa za kera, bazakwirakwiza kwizera kandi bagarurira imitima kuri Kirisitu, ndetse bahimbaze izina rya Kirisitu ryera. The bitterness opposition oppressed by those who hate God's great moral standard of righteousness should not and will not shake the steadfast soul who trusts fully in God. Ati, the bitterest opposition is expressed by those who hate God's great moral standards of righteousness. Ukuganya gushariye kwabanga Imana, kwabanga amategeko, amahame y'Imana akomeye ahambaye yo gukiranuka, ntabwo bikwiye kandi ntabwo bizigera, should not, ntabwo bikwiye kandi will not, kandi ntabwo azigera anyeganyiza umutima ushishikaye, ushimikiriye kandi wizera Imana byuzuye. Amen. Ubwo rero they that will be doers of the word are building securely. Abantu bakora iby'iryo jambo, ubwo bubahiriza ijambo ry'Imana, bari kubaka ahafite umutekano. And the tempest and the storms of the persecution will not shake their foundation. Umuraba n'umuvumba w'akarengane uko waza umeze kose ntuzigera unyiganyiza kwizera kwa urufatiro rwabo, because their souls are rooted to the eternal rock. Bitewe y'uko imitima yabo ishinze imizi kwa rutare rw'iteka ryose. Ngo hepfo baravuze ngo ni n'amagambo berekanagaho amagambo bayakuye. Ariko aya magambo abantu turayasomye, abantu barayumvise. Hari ikindi nawe dusoza ushaka kongeraho? Dusoza ni ukwerekana mu by'ukuri ko kwemerwa kw'abantu, Imana yakwemera abantu bake cyangwa se benshi bubaha Imana, Imana yabishimira. Bona nubwo isi yabitabishimira nk'uko insanganyamatsiko iri kutubwira. Mu gitabo cya Maraki 3:16 niho bavuze ngo abantu b'Imana biringirwa baratse ngo maze abo baga Uwiteka baraganira, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abo baga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka nyiringa baravuga ati, bazaba abanjye umunsi nzarokoreraho, bazaba amatungo yanjye bwite, nzababara nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, bakorera Imana n'abatayikorera. Noneho ubwo hano baravuze ngo abo baga Uwiteka baraganiraga, ariko ntibavuze umubare. Baba bake cyangwa benshi bubaha Imana. Uwiteka agatega amatwi akagira gute? Nshaka ko unadufasha udusomera urutonde rw'ibyo itorero ry'Imana ry'ukuri ryatumwe gukora, kugira ngo n'abantu bashaka Imana by'ukuri. Hari n'abantu babona ubuyobe ariko bakaba batazi aho kurikura, ariko babona aho bari harayobye neza. Itorero ry'Imana ryatumwe gukora iki? Baravuze ngo itorero ryatumwe gukora iki? Uvuga ibye ubwe aba yishakiye icyubahiro, ariko ushakira yamutumye icyubahiro, uwo ni we w'ukuri, gukiranirwa ntikuri muri we. Ubu ni mu gitabo cya Yohana 17:18. Itorero ry'ukuri rero ribereyeho kwigisha abakristo ubukristo nyakuri. Icyo nicyo cya mbere. Itorero ry'ukuri ribereyeho kwigisha ubukristo nyakuri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri baranditse ngo kwerereza amategeko y'Imana. Icyo ni icya kabiri. Kuyitondera. Yego, kuyerereza cyangwa se kuyitondera, kwitondera amategeko y'Imana. Gatatu, gushyira mu bikorwa ibyo bizera. Mbese ibyo bizera bikwiriye kugendana n'imibereho yabo, bikabayindura gushyira mu bikorwa ibyo bizera. Kane, kugoboka abatishoboye.
ni kwa gufasha imfubyi n'abapfakazi, abashonji, abameneshejwe n'ingaruka z'ibiza, ingaruka z'intambara, ingaruka z'ibibazo z'uburwayi, z'ibyorezo n'iki, ibyo byose kuburira abanyabyaha no kubereka aho bakirira. Kuburira abanyabyaha no kubereka aho bakirira. Dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, bakirira kuri Yesu. Abanyabyaha nibareke ibyaha nibatihana bazarimbuka. Yego rwose. Bakirira ibyo byaha ni Yesu. Mwese abarushye n'abaremeye muze musange ndabaruhura. Yesu ari kubararika ngo aze abibakize. Yego rwose. Gatandatu ni ukwerekana umuryango mwiza ufite ubuzima n'uburere bwiza. Umuryango mwiza uhesha Imana icyubahiro, umuryango mwiza utuma rubanda rugubwa neza, umuryango mwiza utuma amahoro aboneka, mbese kwigisha umuryango mwiza n'uburere bwiza. Murabona ko turi mu gihe giheruka aho abana batumvira ababyeyi, aho ababyeyi bari kwitana ba mwana n'abana n'abadamu, mbese mu by'ukuri isi irugarijwe. Rero umuryango wagabweho igitero, itorero ry'Imana ry'ukuri rikwiye kwigisha rero umuryango mwiza mu gihe kibi. Turi mu gihe kibi aho bikomereye imiryango, bikomereye ababyeyi, bikomereye abavandimwe, bikomereye abaturanyi, bikomereye buri muntu wese, icyaremwe cyose. Mu ijambo ry'Imana bavuga ngo nta cyaremwe na kimwe kituje muri iyi minsi turimo, bitewe n'uko Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi, azi ko asigaje igihe gito. Rero Satani yashinze ibendera mu miryango. Niyo mpamvu rero itorero ry'ukuri kure kwigisha uko ibendera rya Satani ryashingurwa cyangwa se ryakurwa, ryarandurwa mu muryango, rikarandurwa no mu mutima, kugira ngo nyine rihere mu mutima rigakomeza mu muryango no mu itorero ndetse no mu gihugu muri rusange. Yego. Noneho icya karindwi ni ukwerekana aho indwara zituruka, kuzirinda no kuzivura. Itorero gishinzwe kwerekana aho indwara zituruka. Indwara zituruka mu byo turya, mu byo tunywa, kuko turi ibyo turya tukaba n'ibyo tunywa. Rero aho ngaho hari amarembo magari ashobora kwinjirirwamo n'indwara. Ntaraho gusa, hari amarembo 10 indwara aho zituruka, mu ihererekanyamurage, mu mirire mibi, mu guhumana kw'ikirere, mu mico mibi, mu ngeso mbi, mu byinshi cyane. Mu myambarire itagize, mu mirire idahwitse, mu minywere idahwitse. Ariko muri ayo marembo yose atandukanye, 9 ku 10 z'indwara abantu bose bagira ziba ari bo bantu baziteye bitewe no kwifata nabi no kutagendana neza. Izikomoka mu byorezo, mu mpanuka ni 1 ku 10. Ubwo 90% indwara z'abantu bitera nibo baba baziteye. Noneho icya 8 rero, icya nyuma ni ukwerekana isaha gihanuzi n'amayeri ya Satani. Kwerekana isaha gihanuzi, kuko ijambo ry'Imana ryerekana itangiriro, mbese ryerekana igihe cyatambutse, ryerekana igihe turimo, rikerekana igihe kizaza uko kizaba kimeze. Aho tugeze mu buhanuzi, isaha duhagazemo, kugira ngo abantu bitware bakurikije igihe aho kigeze mu by'umwuka cyangwa se mu by'ubuhanuzi. Ariko mu isi ho muzi ko twiga the past, tukiga the present, ariko not future prophecy, what will come. No, mu isi, ku isi, mu bumenyi bw'isi twiga the past and the present, but the future do not. Yego, urakoze cyane mwene data, wakoze kubana natwe. Namwe mwakoze. Reka Imana amaro mu by'ukuri dufashe twese kumenya ko itorero rishobora kwemerwa na leta z'isi cyangwa se n'ubutegetsi bw'isi, ariko ritemewe n'Imana, cyangwa se rikemerwa n'imbaga nyarubanda, bakaba ari ryo bashaka, bashebekeye, ariko Imana itaryemera. Nanone tubonye ko itorero rishobora kuba nanone ryemewe n'Imana, ariko abantu ntawe urishaka ariko uripinga, ariko Imana iri kugenza gute? Reka rero twese dushake iryo torero ry'ukuri, tube mu itorero ry'ukuri, tube mu itorero Imana yishimira, kuko iby'isi byo isi yo hanze yaryo twasomye ngo nta gakiza gahari, nta mutekano hari hanze y'ukuri, hanze y'itorero ry'ukuri. Imana ibidushoboze kandi biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Turifuza yuko twasoza dusenze. Uradufasha mu isengesho. Muremyi wacu, turagushimiye nanone kubw'uburinzi bwawe bwakomeje kubana natwe, izina ryawe ryera ribihimbarize. Turi mu isi yagushije ishyano bitewe n'uko Satani yamanukiye, afite umujinya mwinshi, azi ko asigaje igihe gito. Niyo mpamvu Mwami, ubuyobe ndetse n'ibibi byiganje mu isi,
turakwinginze rero ngo ubyamurure unyujije mu ijambo ryawe, bana bawe nibabyumva bakaguhindukirira bakava mu bibi bagakora ibyiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho uduhe umwuka wo kubyumva no kubyemera, kandi iki cyigisho mwami kizakiza imitima ya benshi baguhindukire bakumenye, tubishimire urukundo rwawe. Ngaho ibyo ubona byazatuma tukubona biduhane n'abera, tubisabana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Namwe nimuhaguruke mukwire ku isi, mubwiriza Yesu mukize imitima igera kurimbuka. Nimuhaguruke